Mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose, njye ubasuhuza nitwa Niyoyita Jonathan, nk'abandi umwarimu mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic muri IPRC Huye cyangwa se muri koleje ibarizwa i Huye, nkaba nigisha ibijyanye n'amamashini twifashisha mu buhinzi agriculture mechanization. Hanyuma ayo mamashini rero mu kinyarwanda dukunze kuyita torotoro. Torotoro rero wenda ku babyumvise bwa mbere cyangwa se ku bajya bibaza iryo jambo aho rikomoka mu magambo agiye atandukanye, twavuga nk'igifaransa tracteur, aho nyine nabyo bivuga torotoro mu kinyarwanda cyangwa se tractor mu cyongereza. Bivuze ngo rero ni imashini ikoranye ubuhanga buhanitse cyane cyangwa se engineering vehicle, ku buryo yifashishwa hano nk'uko nabibabwiye mu mirimo y'ubuhinzi, mu bwubatsi, mbega ni imashini mbega ikora ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turaza kurebera hamwe uburyo iyi torotoro yacu cyangwa se iyi mashini yacu ishobora kugira gute kujya mu nzira nyabagendwa. Impamvu nyabagendwa ni uko tumaze iminsi turebera hamwe torotoro mu bice bindi bigiye bitandukanye. Aha twavuga nko mu murima twabonye torotoro ihinga, isanza, isarura, mbega imirimo yose yerekeranye n'imirima twarayibonye. Hanyuma turongera tubona torotoro mu igaraje bari kuyikanika, bari gukora imirimo ya maintenance, mbega torotoro iparitse mu igaraje abakanishi bayikorera ibintu bigiye bitandukanye. Turongera tubona torotoro muri stade aho yari mu gusukura cyane cyane umupira, hari habera imipira. Hanyuma rero tumaze kuyibona, ntabwo rero torotoro ari aho ngaho igarukira gusa, kuko hari igihe gikenera ko yajya mu nzira nyabagendwa ariko ikahagenda mu ibirometero bikeya, kuko iyo ishaka gukora ibirometero byinshi cyane icyo gihe barayipakira n'ibinyabiziga byabigenewe, ku buryo mbega nk'ubu ngubu niba turi nk'i Huye ushaka kujya nka Nyagatare, ntago biba ari byiza yuko torotoro wagira gute wayigendesha ku mapine yayo, biba byiza ari uko uyipakiye. Ariko tuvuge uvuye nk'aho muri parikingi aho iparikwa, ugiye nko ku murima hirya aho ngaho cyangwa se mu gishanga hepfo aho ngaho, bivuze ngo aho ngaho nta kibazo, ushobora kugenda mu muhanda. Bivuze ngo torotoro rero muri rusange ikora ingendo zitari ndende cyane. Niyo mpamvu uyu munsi rero tugiye kureba torotoro mu nzira nyabagendwa. Mu nzira nyabagendwa rero hari amategeko aba agomba kubahirizwa. Bivuze ngo niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga cya torotoro, bivuze ngo hari amategeko ugomba kugira gute kubahiriza. Ayo mategeko rero ubundi uyubahiriza ubundi byabanje kugenda gute? Kuko urumva n'ubundi ntago wafata torotoro ngo ujye mu muhanda uko wiboneye. Hari ibisabwa, hari ibisabwa nk'ubwo ngubwo uba ukeneye iyo perimi ya kategori F. Kubona kategori F rero nanone hari ibindi bigomba kugira gute gukenerwa. Hari uruhushya rw'agateganyo cyangwa se perimi provisoire. Ibyo nabyo ni ibintu ugomba kwitaho cyane. Mbere rero yuko tujya kuri ibyo byose, reka tubanze twumve ubundi ubusobanuro bw'amagambo, kuko twatangiye tuvuga tuti torotoro. Ubundi torotoro ni iki? Torotoro ni ikinyabiziga. Ikinyabiziga nacyo rero ushobora kwibaza ngo ni iki? Turaza kureba ubusobanuro bwabyo. Hanyuma ati inzira nyabagendwa. Ushobora kumva ndetse ikinyarwanda cyoroshye kukimenya, ariko iri jambo hari uko ubundi bagira gute barisobanura. Ijambo inzira nyabagendwa rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Bivuze ngo inzira nyabagendwa ni uko ubundi bayisobanura. Hanyuma tukajya ku busobanuro bw'andi bw'irindi jambo. Ijambo umuhanda. Ijambo umuhanda rivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanyijwe ku buryo bugaragara n'ubutaka bwayo cyangwa ubusumbane.
bivuze ngo niko ijambo umuhanda risobanura. Hanyuma hakaza ijambo inzira y'ibinyabiziga. Inzira y'ibinyabiziga rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Hano turacyari ku busobanuro bw'amagambo. Hanyuma ijambo igisate cy'umuhanda rivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo, bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikiranye, ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri cyangwa amapikipiki bigenda bibangikanye. Aha rero n'ubundi twakomeza n'ubusobanuro bw'amagambo. Ijambo agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe. Ikindi rero hari amagambo isangano. Isangano ni inkomane bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda wisukira mu wundi cyangwa mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa. Ubwo hakabarirwamo imyanya igizwe n'ayo mahuriro n'izo nkomane cyangwa n'ayo maharakubiri y'imihanda. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ijambo inzira y'igitaka bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bibiri. Inzira y'igitaka ikomeza kwitwa ityo iyo isa n'umuhanda igihe asutse gusa mu yindi nzira nyabagendwa. Hanyuma hakaza ijambo urusisiro bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye, ari ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa, cyangwa se aho binjirira n'aho basohokera hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu. Turacyari ku busobanuro bw'amagambo. Ijambo umuyobozi bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikorera cyangwa zigenderwaho, cyangwa amatungo yaba ubushyo cyangwa imwe imwe. Bivuze ngo ahangaha rero reka wenda nk'iri jambo umuyobozi turitindeho, bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga. Ikinyabiziga rero buriya torotoro nayo ibarirwa mu binyabiziga. Bivuze ngo rero n'uba utwaye torotoro ubwo uzaba uri umuyobozi, kuko uzaba uri umuyobozi, uzaba uyobora hehe? Mu nzira nyabagendwa. Hano rero mu masomo nigisha twigisha n'inyamaswa. Inyamaswa zikoreshwa mu buhinzi. Bivuze ngo ya nyamaswa rero nukenera yuko ikurura nk'ifumbire cyangwa se ikindi kintu runaka ukayinyuza mu muhanda, n'ubundi uzaba uri umuyobozi. Ubwo rero twakomeza n'ubundi n'ubusobanuro bw'amagambo. Twakomeje kuvuga ijambo ikinyabiziga. Ijambo ikinyabiziga uko barisobanura mu buryo bwa nyabwo cyangwa se mu buryo rusange bwemeranyijweho, bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Hano iyo tuvuze gihingishwa urumva ko hahita hazamo iki? Hazamo torotoro. Bivuze ngo gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Bivuze ngo na za mashini zikoreshwa mu nganda hari igihe bishobora kugira gute, bishobora kuba ngombwa yuko nazo zijya hehe? Zijya mu muhanda. Tuvuge nka za forklift cyangwa n'izindi. Bivuze ngo izo nazo zibarirwa hehe? Zibarirwa mu mashini. Ahangaha rero tubonye ubusobanuro bw'amagambo. Bivuze ngo iyo tuvuze torotoro duhita twumva icyo bishatse kuvuga. Twavuga inzira nyabagendwa tukumva icyo bishatse kuvuga nabyo. Hanyuma rero twongeye tubikomojeho ku bisabwa kugira ngo torotoro ijye mu nzira nyabagendwa, twabikomojeho. Hari perimi. Bivuze ngo ntabwo ushobora gufata torotoro yawe ngo uyijyane mu muhanda utageze gute? Nta perimi ufite. Ugomba kuba uyifite kandi ya kategori
F. Kategori F rero ugomba kugenda ukayikorera, hari ama auto école agenda atanga ubumenyingiro kuri iyo kategori, ndetse na Rwanda Polytechnic. Aha twavuga wenda nko muri IPRC Huye, izo permis bajya bazikorera za kategori F, muri IPRC Gishari bajya bazikorera. Bivuze ngo ni ahantu henshi ushobora kugira gute, ushobora kugenda ugakorera urwo ruhushya, bakakwigisha ukahavana ubumenyi bwimbitse ku buryo urwo ruhushya urugira, hanyuma torotoro yawe nawe ukaba wemerewe kuba wayagendesha mu muhanda. Ariko twabonye yuko ntabwo igenda ahantu harehare pe. Nongere ngishimangire, torotoro iyo ishaka kugenda ahantu harehare barayipakira. Ikindi birumvikana ko iyo ugenda mu muhanda hari amategeko uba ugomba kugira gute, kugenda wubahiriza, kugira ngo udateza impanuka n'iyo torotoro yawe, cyangwa se kugira ngo utabangamira abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kugenda muri wa muhanda cyangwa se muri ya nzira nyabagendwa. Hanyuma rero tuzagenda turebera hamwe amategeko amwe n'amwe yihariye torotoro igomba kugira gute, iba igomba gukurikiza, kandi tuyibutsa rwose gukora subscribe, kuko ndumva ni ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo yaba tumenye neza gutwara torotoro, yaba mu mirima tumenye ukuntu tuyihingisha, yaba mu muhanda mu nzira nyabagendwa tumenye uko twitwara, mbese torotoro ikomeze ibe torotoro, ibe neza cyane. Murakoze rero kubana natwe, tuzasubire mu biganiro by'ubutaha, bibutsa yuko mwakora subscribe, mugakanda like, ndetse hari n'ikintu wenda kitumvikanye neza mwambaza muri komenti, kugira ngo dukomeze ubuhinzi tubuteze imbere, dukomeze amamashini tuyateze imbere nyine, hanyuma dukomeze tugire n'ubumenyingiro kuri aya mamashini agiye atandukanye. Ciao, tuzasubire ubutaha, Imana ibahe umugisha.